na mbere ndagira ngo tubanze twumve ibi bintu uvuze kandi abadukurikiye umwuga bera ndabashimira babyumve cyane. Banze ngira ikintu mvuga kimwe muvande. Habaho karande nziza. Habaho karande nziza. Ntihagire uvuga ngo karande ayumve nk'ikintu kibi nicyo kiya kinambabaza. Bumva karande bakumva isi yabaguyemo cyane rwose nanjye ukivuga karande mpita. Oya hariho karande ni urwo ruhererekane niyo connection iba hagati y'igisekuru n'ikindi, iba hagati y'umwana na nyina, iba hagati y'umwana na se, iba hagati y'igisekuru ku kindi gisekuru ku yindi generation. Yego. Uranyumva ikongera ikaba karande izongera kuba kwikonekta ku bantu bashakanye kugira ngo bagusame bagiye kuraguza umaze kuvuka bajya kwereka bajya kure wa mupfumu bati dore wa mwana waduhaye ati dore nguyu turamuzanye turarizanye kera baragukonekse ubusambanyi bwabo ubujura bwabo ubugome bwabo ubupagani bwabo ubuswa bwabo amaraso bisize bica abantu mwibanga cyangwa hagaragara uyagendana muri wowe imbere nubwo utabikoze ariko konexi kuri wo musi bigomba ngo wicomore igisekuru nawe ugira buzima aho yabafunze uzamusure ntuzamwivumbureho mvuga uti ndagusura nk'umubyeyi ariko ibyo wakoze ndabigaye. Yego. Ushatse ariko abigawa umutima ntubimubwire ko akuvumye byagufata. Ariko aragufite. Umurakaje akibesha. Aragufite. Aranagufite byo. Kuko wavuye muri we. Se ntawe byumva. Ndabyumva cyane. Aragufite wavuye he? Wavuye muri we. DNA yize nizo wirugubungana mu nzira aho ngaho. Yego. Iyo connection wayumvise ariko. Iyo ikagira imbaraga mu kubangamira abantu uyu munsi wa none. Umuntu ku buryo ashobora kubaka urugo rukamugora. Iyo ni connection. Iyo karande iragukurikira urugero ugasanga abantu bose hari ibintu bikubaho kandi wari ugasanga bisa n'iby'abandi bose. Biba bisaba kwite connect. Sinijambo ni buryumvise. Ugasanga ibyo bintu bavuze ngo muzibukire ibindi bya ariko muzibukire gusambana ariko abantu bakagira gute bakabikora ati tugasambana nuwo tutanaziranye ko twahuye gusa ngo bakarya show ariko iba izaba show inganye ntakundi urumva niyo myuka bya bintu uvanye kuriya muntu icya gatatu tugiye kugira ngo ubyumve iyo connection yugize amahirwe wiconnecta n'umukobwa uvuye muri karande nziza cyangwa kwikonekta n'umuhungu uvuye muri karande nziza kuko ibyiza burya bikunze kunesha ibibi. Amen. None se ko bajya bavuga ngo ihene nziza ntawe izirika wimbi ni umugani wo kugorana ariko uzizikanye zombi icyambere biterwa no kuziribuze kurisha. Yego. Ubundi ugomba kubuzika ihene mwica indi gaca ya indi impamvu bacura mugani ni ukubera ko hari ukuntu ubundi ibintu byose biganisha mu gusenya umuntu biraburiya biroroha bifite ukuntu bikurura. Yego biratira ukabona ni byiza bifite ukuntu bikurura bifite ukuntu nawe ukagenda ukurikiye ka kaburiyandi uzareba umuntu watangiye kunywa inzoga yigana atangira imururira akaba yasoma akaveri gato gasharira ariko wundi nicyo kibazo wundi harahagera noneho akumva atakabonye nta bitotsi bihari kandi urya muntu utangira kunywa gahoro gahoro azinywa kuruta bazitangiye. Ubu nibingibi bya kamera ukora n'amafoto ni link hari link wabonye y'umuntu rwose arahari ndanamushimira cyane muri karande ugomba kugira link. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2
aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana, aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro, amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. uje kandi ngo haye ikaze ho kuri Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turashima Imana yuko turi amahoro, kandi namwe twizeye ko muri amahoro. Abatameze neza reka tubabwire ngo mwihangane, niko bimera. Mwizere Imana, namwe ishyire amashimwe mu ruhande rwanyu. Buriya waramutse amahoro ukabona ubonye undi munsi, ibindi byose biba bigishoboka, kuko buri kintu cyose cyiza tubona gihera yuko turi bazima. Amen. Amen. Rero turashima Imana mu kwezi gushyashya. Reka tubifuriza abantu mwese Imana yatijije ubuzima mukagera muri uku kwezi, muzakubonemo ibyiza, muzahahe muronke, abadafite akazi Imana izabiyereke, abafite ibibazo bitandukanye tubifurije umugisha w'Imana. Mushomba, waramutse neza? Naramutse, ndashima. Ndabona uri en forme kabisa. Kuri uyu munsi wa kabiri je suis en forme kabisa. Je vois niko bavuga kandi ndabibona, kandi vraiment ndashimira Imana n'abantu bayo bose ntakuyemo n'abake, cyane cyane abo gushimira n'abanyanga batanyifuza ariko bakambona. Banarangiza bakanandeba abantuka, ubahora mu mazi, bakanantuka bagashyira no commentaire ngo ndarondogora, nabyo biranshimisha. Buri n'abankunda bo ntacyo nabavugaho, bambe babicyuye ibyiza by'urukundo. Imana umugisha abantu bose, kandi ndanezerewe cyane kuko ndi kwinjira mu bihe byo kumva ko Imana imihoro bitangaza. Murakoze. Yego, ni byiza cyane, turagushimiye cyane. N'abantu bose bakoze subscribe mu kwagura Ubumwe bw'Abera Ministries, turabashimira cyane. Gahunda y'amasengesho iracyakomeje ku kabiri no ku wa kane. Yego, kane umuntu akandika SMS imbere. Ikindi kintu ndashaka kwisabira abantu rwose, guhamagara saa 8 z'ijoro, saa 11 abantu batarabyuka, biba bisa nko kubangama ibitotsi babuza abandi babibonye burya. Gusa muri iyi si nabo ndabumva abantu. Yego. Hari igihe umuntu abura ibitotsi, akavuga ibibazo afite n'abandi bose niko banabifite. Kandi twese uko turanabifite turanabinganya, uretse ko bidasa. Oya, biranasa burya. Niwe niko yavuze ngo nta kigerezo kitari rusange mu bantu. Ni rusange, nta kigerezo kiri special mu bantu. Ni rusange. Kandi icyo ufite usanga hari n'undi ugifite. Kandi cya kabiri ngwire Jerry, nta kigerezo gishya kibaho. Yes, byose uragira uti ni bimwe. Igishya nk'ikiyeze ntacyo pe. Niba ari ugutukwa siwe wa mbere ututse, niba ari ugusonza siwe wa mbere. Wenda bishobora kuba bishyashya kuri wowe, ariko ni rusange. Uruganda rw'ibigeragezo byarahagaze, ni bya bindi gusa, ahubwo ikintu turushanwa ni uburyo tubasha kubyakira. Kandi koko twumvikane ku bantu badukurikiye, hari umuntu ashobora kuvuga amagambo akarara adasinziriye, kuko ari ubwa mbere abyumvise bimubayeho. Ashobora no gusaza atinya amagambo. Hari abantu batinya uruvugo. Twero twaje kuri YouTube ntabwo dutinya uruvugo. Burya nta pastor atinya uruvugo. Hari abantu batinya inzara, hari abantu batinya ubukene. Burya buri muntu wese agira ikigeragezo kimuvuna ku buryo kukihanganira bimugora. Vuga ngo ibigeragezo ni rusange, dutandukanira uko tubyakira n'uburyo tubyitwaramo. Noneho hari akandi kakabiri nshaka kubwira mbere ko dukora ikiganiro dushaka kuganira. Kakabiri byagisererwa n'abafana, abashyushya rugamba, abashyushya bigeragezo nibo bashobora gutuma amatwi bikurya. Noneho twe bamaze gukataza mu kumenya Imana, ntitwita ku bashyushya bigeragezo, urabihorera, ahubwo tureba ku Mana ivuga ko izaturengera mu kigeragezo. Noneho ku buryo abashyushya rugamba bafana basakuza, ubima amatwi ukumva icyo Imana ivuga ku buzima bwawe no ku kigeragezo ufite. Yego. Ariko rero abatega amatwi abashyushya bigeragezo
bo barinda bagoma ngo nakana kayamvuga ngo nakana kayabikora kubera iki kana katabikora kuko muri inshuti kuko mwabanye kuko mwagendanye kuko wamwizeye kuko yumvaga nyina ari wowe ugomba kuba mu ruhande rwe mushomba mu bantu bakugenda inyuma bane ubwo niba abandi ba hafi bane bakuzengurutse yego haba harimo umuntu ukwanga akabiguhisha kuko muri famiye yego muri barakuzi aranagutinya ariko arakwanga muri we completely kandi muragendana akanabiguhisha ariko mukanasangira cyane ntanabikwereka icyo kintu ni hakaba n'ukwanga we akanabikwereka avuga ati ariko jewe nta mbabazi cyangwa jeri simba nyene no kubona isura ye uwo nguwo nta mutego agira uwo ni nkihwa cyane nk'igitego uwo ni nk'igisozi kigwaga kizaguhitana kikwepa wihuta hakaba umuntu w'umugome ariko atari ubugome n'abatabizi umuntu ugukunda akabiguhisha ugukunda akabiguhisha pe akaba gukunda yarasaze ariko akabiguhisha ubwo so uburwayi n'ubugome ariko nawe adafite reka mbubwizwe ntari ubugome nuvuga ngo hari igihe uzagira n'ibibazo umwibeshyeho ko akwanga kandi yagukundaga ababigendeye yabigende aho bere ukwanga akabiguhisha no gukunda akabiguhisha bashobora kuba nk'abanzi batabizi abushobora kubitiranya yego wawundi ugukunda ashobora ko ukwanga akabiguhisha nakwegera ko burya umuntu ukwanga akuba hafi nk'ukurwaje abashaka kugira ngo utazanabe akuba hafi nk'uko umurwaza amwicara hafi nk'uko umurwaza aba hafi y'umurwayi kandi washaka kugira ngo akira mu cyure ariko ndi bakugenda hafi kugira ngo nuremba ahuhure ntiweguke utora agatege umwanzi wakuba hafi nk'uko umurwaza aba hafi y'umurwayi noneho ugukunda akabiguhisha asa nko kugendera kure usukana ariko utuntu ntubimenye wamwitiranya n'umwanzi warangiza wa mwanzi ukuba hafi utabizi ukamuha information yashakaga akazi haba abanzi bakwanga ku mugaragaro rero ubundi bibaza gute unyanga ku mugaragaro akura amakuru ayakura ku banzi bakwanga bakabiguhisha kuko wabyitiranije urumva rero nagira ngo bagakora kakubwira ntabwo umuntu akwiye kugira ubwenge n'amakenga ubundi ibintu ni bitatu yadusoza batahasigara mu kirere igihe ijambo ryose wumva kusohoka mu kanwa rikugoye keep it kikumanira umutima wawe kabiri abantu bose uzabakunde ubagaburire ubanabafashe mu gihe ubishoboye ariko ntuzabegereze umutima batazawushishimura dire ku muntu atera intambwe ubona intambwe ateye ariyo urebe intambwe ateye ariyo nk'urugero abakobwa batereta abahungu batereta nk'urugero hari umukobwa ushobora kurinda asaza atarateretswa n'abasore nka 5 cyangwa 4 byibura ariko wateye ivi niwe uba wagaragaje nta rero batera ivi nawe umenye ngo umuntu turagira cyakora ako kantu ni sawa buryo urebye abamwandikiye kuri abavuga ndagukunda ni benshi n'abamwandikira kuri ahantu hose benshi ariko umukunda nyakuri ahita nuwashyize ivi hasi rwose niyo mpamvu ugiye n'ababirwanya ntemeranywa nabo ubundi usaba ntiyagombye gusaba ahagaze yagombye gupfukama baraza kugutera amabati pasiteri ntacyo ubwo ntibantera amabati nayenda barinda imvura kiriko arakuntera imisumari ariko usaba wese aca bugufi please usaba wese aca bugufi arapfukama yego ikiza ntibapfukamisha amavi abiri nk'abapfukamira Imana ni rimwe rivuze ngo rikubwira ngo ndapfukamye yego ariko nuzana agasuzuguro ndahaguruka tuzako rimwe risobanura ngo nciye bugufi irindi ariko umenye ko nkuri hejuru urazana ibintu niturugeramo bishobora kugira gute guhindukanye ariko ku Mana dupfukamisha ngaho abiri uvuga ati hose rwose ndaguhari abakubwira ati arakubwira ngo pfukamishije rimwe ndari guhaye irindi bizaterwa no kuzitwara nicyo bivuze ubundi gushinga rimwe irindi rihagaze yego kuko burya aya magambo y'ubwenge banari nyakeneye pe urakoze cyane Imana iguhe umugisha yego urakoze cyane n'abari badukurikiye nizere ko hari icyo bakuyemo barakikuyemo ko birumvikana twivugira amagambo ariko babumva nje numvise utuntu twinshi uramureka agatera intambwe ukareba iyo ariyo ko ni kamwe kabiri usaba aca bugufi agapfukama ariko bigaterwa nuko uzitwara kumubwira ngo wibeshye kumwe ndagusabye nciye bugufi ukundi
bizaterwa no kuzitwara turwubake. Ariko ku Mana dupfukamisha. Ariko hari akandi kantu kandi nakuyemo gakomeye mushumba ndi bukagendereho uyu mwaka wose aya mezi asigaye. Umwanzi wawe mwanzi koko akuba hafi nk'uko umurwaza aba hafi y'umurwayi cyane. Ubwo se twatontu ninde watwibagirwa? No kuvuga ngo ariko we niba ni umurwaza bagira ngo ukire agucyure undi wabagira ngo undi we abagira ngo aguhure. Hari ibintu njya numva buriya ngo na ba bashimisitera bakuriya nyine bakora ibintu utamenye ngo akuba hafi ari cunga kuri gukira yongera. Iyo wamuvumbuye akoresha inshuti ya bugufi. Twamugeraho gute? Ninde wamutugezaho? Gakora utundi tuntu babanzi gica baba hafi. Murakoze cyane mushumba. Uyu munsi ndagira ngo hari ibintu nshaka ko tuvugaho. Unsobanurire kweri. Hari umwuka wa connection ku mwana cyangwa ku babyeyi cyangwa kuri famille. Umwuka wa connection buri abantu wenda bakiri bato cyangwa ariko barabiza abantu. Connection. Yego. Iyo umwana avuka hari umugozi ubumuhuza n'umubyeyi we. Nabuto by'itururere. Yego. Uwo rero muganga ukuraho ubwo umwana akabasha kwisanzura akajya aho ashaka. Ibyo ni ibigaragarira amaso. Ariko hari undi mwuka ubuhuza umwana n'umubyeyi we abandi bantu batabasha kureba. Kumwe bajya bavuga ngo broad thicker than water, ngo amaraso araremera kurusha amazi. Kandi koko nibyo. Hahandi umwana ashobora kumenya umubyeyi we mu bantu benshi, wamukoraho nubwo ataba areba agahita amenya ngo ni mama unkozeho. Bigaragaze ko hari izindi mbaraga ziri muri connectivity cyangwa muri connection. Umwuka wo kubura umwe n'umuntu n'umuryango wawe byumvikane ko bifite isano rikomeye. Ubwo ndagira ngo ngende nsasira ikibazo nshaka kukubaza aricyo kinjyana ku kintu bita karande. Abantu batajya bavugaho rumwe, batajya banabasha guha agaciro kacyo cyangwa ngo babyumve bumve uburyo uburemere bwabyo bifite. Ubwo ni umwuka wa karande. Uburyo ubuhuye n'abantu, iyo connection ku buryo yanakugiraho uruhare runaka. Nibyo ngira ngo utwinjizemo kuko ibi bintu impamvu mbizanye bimaze kugaragara ko hari ubwo ushobora kuba uri ahantu kure, ushobora kuba uri Burayi, ushobora kuba uri hehe, ariko cya kintu kikanga kikapfumura kikakugeraho. Nta ndege giteze, nta bwato, nta modoka, kikakugeraho kikagufata. Umva ugasanga umuntu ni umusore mwiza, ni inkumi nziza, ni umupapa mwiza, ariko afite akantu ewana ka karande k'iwabo kakamugaragura kagatuma aseba. Ni ibyo ngibyo nshaka kutwinjizamo. Urakoze cyane Mana data wa twese uhoraho, byiringiro byacu, mahoro yacu, gakiza kacu. Nta wasobanura ibya karande, nta wasobanura ibintu bikomeye nk'ibi utamuhaye ubwenge. Ndasabye kugira ngo umpe imbaraga, ubwenge n'ubuhanga, kandi ufashe mu bintu byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Nagira ngo kuri iryo jambo uvuze, Imana iguhe umugisha, urakoze. Ni ikintu kiremereye gusobanura. Mbere na mbere ndagira ngo tubanze twumve ibi bintu uvuze, kandi abadukurikiye mwabugabera ndabashimira babyumve cyane. Banze ngira ikintu mvuga kimwe muvande. Habaho karande nziza. Habaho karande nziza. Ntihagire uvuga ngo karande ayumve nk'ikintu kibi, nicyo kiya kinambabaza. Bumva karande bakumva isi yabaguyemo cyane rwose. Nanjye ukivuga karande mpita hariho karande ni urwo ruhererekane, niyo connection iba hagati y'igisekuru n'ikindi, iba hagati y'umwana na nyina, iba hagati y'umwana na se, iba hagati y'igisekuru ku kindi gisekuru ku yindi generation. Yego. Uranyumva? Ikongera ikaba karande izongera kuba kwikonekita ku bantu bashakanye. Ubwo bivuye mu gisekuru cyongeye kwihuza n'abantu. Noneho icyo gihe urumva ko nge mvuye hariya muri ya connection kwa papa, ibyo ntwaye ntaho byavuye. Uracyabifite. Noneho ngiye no gushaka umugore nawe hari ibyo akuye iwabo. Muraje murabihuje. Ni ukuvuga ngo nawe niba afite iwabo bari bafite karande nziza.
itarimo gukenyuka, gupfa, gukena, gusonza, kudasenya ingo, tukaza tugahura. Ubwo nanjye ko tugiye kongera guhuza amaraso, tugiye kongera gukora indi connection nanone ishobora kuba ari nziza cyangwa ari nabi. No kuvuga ngo iyo ubanye n'umuntu umupasa ku by'iwanyu nawe akagupasa ku by'iwabo, nicyo bita alliance, ni isezerano burya reka ati ndabyemeye Karande ziwanyu ndazifashe. Noneho no muri leta wemerana iyo mwasezeranye ivangamutungo, wemera n'amadeni ye n'ibintu byose cyane rwose. Amadeni ko leta byo muri leta ko bidasanzwe, ariko iyo mubanye mugahuza umubiri, icyambere nkubwire harimo oya turagenda gake, nuko tunihuse cyane ko turaza kugera ku nkwano. Ya nkwano utanze kiba ari igitambo cyo kwakira Karande y'iwabo. Yes. Ikiguzi uvuga uti ndayitwaye, ubwo nyine connect ako kanya kwisha manene, wowe umukobwa cyangwa umuhungu ukongera kwikonekta n'uwo mwashakanye, ugize ibyo kuyiwanyu muri connection. Ndajya tubyumve na twitonze. Urumva icyo sobanura, hariho Karande nziza na Karande mbi. Iyo tuvuga uyu munsi ni Imbi, turi okay, sawa, ubwo turabyumvikanye. Nziza ni kontrere y'Imbi, mu yandi kontrere y'Imbi, yego, ari synonyme. No kuvuga ngo reka tubanze tureba. Imana ihamagara Aburahamu mu bice 12 by'itangiriro, yarambwiye ngo va mu gihugu cya so na nyoko, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Imana irakimuhisha, ntago yamubwiye hariho va mu gihugu, ugende mu gihugu nzakwereka. No kuvuga azahabwa mapa ari kugenda, usige se na nyoko n'ibyanyu byose uhaguruka ugende. Urumva deja habayeho kudeconnecta, kwitandukanya. Ntabwo ari we n'Imana ya deconnects. Imukura kwa Setera, kwa Nahori, kwa Metusera, mu gisekuru cyari gikomotse ku mugabo witwa Nowa. Noneho imukura aho hantu, namwe ngo uva mu gihugu ujye mu gihugu nzakwereka. Urumva deja imukuye iwabo ku muryango we, yego, mu masambu y'iwabo, arahagurutse kandi havuye nta mwana afite. Yego. Noneho akora icyo shift, aragenda ajya mu gihugu cya Kanani. Ajya mu gihugu cya Kanani cy'umuntu wari waravumwe ko azasimburwa n'urubyaro rw'abo bantu. Urumva deja Imana irakonekisa. Niyo mpamvu muri Bibiliya Imana itavuga ngo ndi Uwiteka Imana ya Sotera. Iravuga ngo ndi Uwiteka Imana yande ya Aburahamu. Kuki yakuyeho se? Ese Aburahamu niwe waremwe mbere ya se? Hoya. Kuki Imana ititwa Imana ya Tera se? Kandi ndi Uwiteka Imana ya Aburahamu. Kandi afite se. Yagera kuri Isaka ati ho muri Isaka nzaguha umugisha. Ndi Uwiteka Imana ya so Aburahamu. Muri make ntiyavuze ngo ndi Uwiteka Imana ya Isaka we, no ditu. Kuko Imana ifite connection nande na Aburahamu. Noneho abandi bana bagendera kuri ya connection igisekuru bakora kuri se. Yakobo agize ikibazo, ageze ahita Beteli cyangwa ngo ku musozi wa Ruzi, munsi ni Beteli narahageze, ubu ni nko mu gipande cya Palestine. Nageze muri 2014, aravuga ngo ndi Uwiteka Imana ya so Isaka sokuru Aburahamu. Ntiyavuga sekuruza Tera kuko yakoze the connection, ari deconnecta completely. Ino mpamvu uyu munsi umurokore ukijijwe asenge mara ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ntivuge badadi, kuko badadi banywaga urwa yose, bararaguje, baraterekereye, bakoze ibintu, nta connection bafitanye. Iyo tumaze gukizwa ntayo tugirana nabo mu buryo bw'umuntu, uba wicomoye kujyanyo ukicomeka hano. Ariko nawe ntago ubizi buriya, ngira ngo urahumvise. Yego. Noneho igihe abana ba Aburahamu, abana ba Yakobo bagize ibibazo, Imana irababwira ngo ndi Uwiteka Imana ya so Yakobo, sokuru Isaka na sokuru zande Aburahamu. Ntivuge Tera, batera babanje, kuko Tera yacuruzaga ibigirwamana, ko Tera yakoreraga Satani ari muri Uriya Bakarudaya. Hafatanye na Irani mu gihugu cyemewe, burya nguhe nandi makuru, yame Isiraheli yemewe n'Abanyamerika mu 1400, nako mu 1940 na kangaho ngaho na 5 cyangwa ntisinebuka neza. Ariko igihugu cya Irani burya cyemewe n'Abasoviyete ko kibaho, ntabyo ubuza mu makuru twigendera. Aya ni amateka. Noneho twihuse
abuzukuru babura abandi bose ikajya babwira ngo ko ntigeze ikenera kuvuga ba Yuda n'abandi wape yaravuga ngo ndi Uwiteka Imana yasohoye basokuruza banyu Yakobo Isaka na Aburahamu n'uyu munsi Isiraheli impamvu itaneshwa n'icyo kintu ni ukuvuga ngo igise abana bose bakurikira nta cyiza kindi bakoze ahubwo ni ya connection yavuye ku Mana ica kuri Aburahamu abandi bose bagira gute babyungukiramo. ari mpamvu so muri Yesaya yaravuze ngo nzohereza igisiga cy'amababa ngo ntwara abana banjye mbatwaye mu mababa ngo mpagarure mu gihugu cy'isezerano. Yasobanuraga indege abantu bakagira ngo ni kagoma kumbi ni indege Imana yavuga, ariko ibikoze ku bw'isezerano ryande rya Aburahamu. Wanyumvise connection? Nzohereza igisiga kibatware mu mababa bagarure mu gihugu, kandi koko niko byagenze. Indege zagiye zibazana zibagarura, cyaravuyeho cyararangiye kiza kwemezwa n'Abanyamerika n'Abongereza. Isiraheli baho bivuye ubwami bw'Abatomani. Nge ntabwo nshaka kujya mu mateka ameze gutyo. Urumva Abayisiraheli bose kaba ngo ndi Uwiteka Imana ya Dawidi gutyo avuga gutyo, ariko ugasanga ba Yuda ntibavuzwe, ba Simiyoni ntibavuzwe. Hagati yo kuva kuri Yakobo kugenda ukagera kuri Dawidi ntabwo abo bandi bose Imana ijya bavuga, ariko bafite connection kuri bababyeyi. Urumva Karande nziza yuko nubwo bakoraga ibyaha ariko hari umubyeyi bavuganye n'Imana, Imana ikora ibitangaza. Akura kumvise nako ndakumvise. Twe duhura n'ikihe kibazo rero? Ubundi twebwe tuziriki ba data bavuganye n'Imana se wapi? Uvuye ku gisekuru kiraguza urambwira ngo wakuye yiki? Niba Aburahamu yaramurikiye Uwiteka abana abyaye, wowe se akakumurikira ibigirwamana kugira ngo bagusame, bagiye kuraguza. Umaze kuvuka bajya kwereka, bajya kure wa mupfumu bati dore wa mwana waduhaye, ati dore nguyu turamuzanye, turarizanye. Kera baragukonekise ubusambanyi bwabo, ubujura bwabo, ubugome bwabo, ubupagani bwabo, ubuswa bwabo, amaraso bisize bica abantu mu ibanga cyangwa hagaragara, uyagendana muri wowe imbere. Nubwo utabikoze ariko konekisi kuri wo munsi bigomba ngo wica muri igisekuru nawe ugira ubuzima. Ngira ngo ibyo nabyumva buri. Ndi kubyumva. Ibyo rero bigenda mu maraso. Ubu ngo muri nge hari nk'amaraso ya papa nta mbabazi, ya papa bandi badere sokuru bajya kusekuru biranshorera. Ariko maze kumenya ukuri nge naricenda deconnecta kandi numva mbaye mbonye kubona uburyo ucomora wicomora. Biragora bigora umwanya muto. Ngira ngo urabasha kumva iyo connection wayumva. Ndi kubyumva, ndi kubikurikira. Ko biravuga ngo ni uba hasona nyoko uzaramira mu gihugu Uwiteka azaguha. Kuki savuze gutya? Kabaye ngo n'urya umuceri na dodo n'imbwija nibwo uzarama. Katavuze ngo n'uba pasiteri nibwo uzarama. Ni uba isona nyoko. Uzaramira mu gihugu Uwiteka azagushyiriraho. Ahise byumva ariko iyo ni connection. Kandi Imana ntirobanuye. Ntivuze ngo ni ngo kereka se usenga hoya. Ni gusa ko yaba adasenga, yaba adakijijwe, yaba asenga, yaba adasenga, yaba akijijwe, yaba arogataroga, yaba yaricaye, utegetswe kubaha so na nyoko. Wirinda gukora ibyaha bakora. Ariko ntuzarye batariye, ntuzambare batambaye, ntuzanywe batanyoye. Naho yaba afunze uzamusure ntuzamwivumbureho. Mvuga uti ndagusura nk'umubyeyi, ariko ibyo wakoze ndabigaye. Yego. Ushatse ariko abigaba umutima ntubimubwire ko akuvumye byagufata. Ariko aragufite. Umurakaje akibesha. Aragufite. Aranagufite byo. Kuko wavuye muri we. Se ntabwo byumva. Ndabyumva cyane. Aragufite wavuye he? Wavuye muri we. DNA yize nizo wirirwa ubungana mu nzira aho ngaho. Yego. Iyo connection wayumvise ariko. Iyo rero ikagira imbaraga mu kubangamira abantu uyu munsi wa none. Umuntu ku buryo ashobora kubaka urugo rukamugora. Iyo ni connection. Iyo Karande iragukurikira urugero ugasanga abantu bose hari ibintu bikubaho kandi wari ugasanga bisa n'iby'abandi bose. Biba bisaba ko kwite connect. Sinjira muri buryumvise. Kwitandukanya ibyo bintu ntago wabyishobora kerekana Imana ikugira neza no kuba wahura n'umuntu ugufasha icyo kintu. Yego. Icya kabiri, iyo ufite ize wanyu wahakuye noneho ugiye kongera kugira alliance. Ubwo ni mu gihe ugiye kugira isezerano, ugiye kugira uwo mubana. Erega
kugira ngo bane n'umuntu no kubabaho isezerano. Ufite iryo wabonye ku ngufu utagezemo uruhare. Urakoze kunsubiza ijambo. Nuvuga ngo wabyanga wabyemera urarifite aho wavukiye, aho wifuza kuvukira se wavukiye ko nta nawe wari ubizi. Iryo ni isezerano wisangamo, kuko nisanze ndi umunyarwanda, undi yisanga ari umurundi, undi yisanga ari runaka, undi avukira muri Amerika, undi avukira aha mu Rwanda. Ntacyo rero uwitwa Jerry yahindura uwisanze kwa dadi na mami wawe point tre. Ni isezerano utagira mu ruhare, biba bisaba ko wakubyaye ariwe wakuriye antahazima. Yego, ariko ntabyo badukoreye, ntabyo bakoze. Kiracyumvise. Kabiri ni isezerano umuntu yinjiramo iyo agiye gushaka. Yuvuze ngo iryo ryo rugeramo uruhare pe. Urugiramo uruhare ko ntago ubuzi byiye kwakira hirya, ko nta muntu kwereka ibi byiwe bundi buri gihe. Muri fiança umuntu akwereka kase kabakeye, mbega mu gukunda hari ibyo atakubwira muri Karande ko ntuzizi. Ntuzi niba barwara amasinozi, ntuzi niba no kutayirwara, ntuzi niba basenya ingo, ntuzi niba bagira gute, mbega ntuzi imivumo iri mu muryango wabo, cya Karande mbi cyangwa Inziza. Kuko hari abantu bihenda ngo Karande ijyana n'ubukene. Oya, hari n'abatunzi bya mirenge bazifite byo barwara ibirwara bitabaho. Ni bande barwaye ibikanseri, ni bande bagize gutya, abana babuze urubyaro. Yego, yes, harimo n'amarozi no kuba bagiye guterekerera. Cyera bajyaga bagira gutya ngo umukobwa yapfa atashyingiwe bakajya kumuterekerera ko yapfuye, ukumva ati kugira ngo uzabyare turagutekera nyogosenge ntigeze abyara kandi ni umugwagase. Bakajya kuguhuza na wa mudayimoni w'umugwagasi muri wowe, connection. Noneho urumva iyo ugiye gusezerana, abantu bashaka tubyumvikaneho, hari amasezerano menshi agaragara. Harayo umusore, ubundi isezerano rya mbere rigira agaciro ni ry'umuhungu n'umukobwa bavuganye. You marry me? Yes, I will. Already tayari yabaye. Igisigaye uzajya gutsindagira yuko wakiri n'igitambo cyayo masezerano. Ukanabikorera ubukwe, ukanabihamagarira n'abantu, ukabyambara yuko Karande wabo zigize gutya zahuye. Mana yanjye, iyo nayo ikaza kiyongera kuzo wari ufite. Hari igihe umukobwa ava mu rugo utagira Karande, Mariya n'umuhungu iwabo umuriro zazengereje. Hakaba n'igihe umusore aba nta kibazo, umukobwa iwabo mu majyambere azanye agashyiramo ibintu bine, agashyiramo Karande byose, agaterura akaza n'iwabo, kugira ngo umuntu atere ku rugo rwanjye mu nutwa na gereza. Ariko by'ukuri nawe siwe uvuga iryo jambo ntago arajya muri gereza. None se ko urugo wanarusohokamo ukagenda, gereza wapfa kwijyana wapi? Uguma aho ngaho amaravuga ibintu batazi. Urumva none icyo kintu umaze kucyumva, iyo connection nayo ikaza kubera ko mwongeye guhuza ya maraso, ukazagira ingaruka z'ibyago bivuye kuwo mwashakanye kuko mwagiranye alliance. Kabitangiye kuba ibindi bindi. Ariyo mpamvu Abraham yavuga ati ndagusabye, Eliyazari wenda gusabye, mwihanangiriza, ntuzanjyanira umwana mu banyamahanga, ntuzasubiza umwana wanjye aho navuye ndahazi. Muri ubu niko yamwandikiye 12 azahabona 13 hafi 10 agiye gupfa uzamuka ko burya kuva 12 kugera kuri 20 na hafi na 10 aho ngaho yaje namusobanura ukuntu agomba kumushakira umwana. Avuga ati nujya uramenye uzagende muri bene wacu, ariko ati niba uri umugore uzigarukire nta rubanza, ariko ntuzamutwaraho navutse. Yanze ko Isaka asubira muri Uriya bakaruta, arabizi ibyo yasize. Wijyayo atuzamugarure nta rubanza ruzakubaho, uzajye muri bene wacu. Agenda ajya kureba Rebeka kuko bari basangiye amateka n'amasezerano. Arangije aramuza. Rero hari igihe umuntu yafektwa cyangwa akagira ingorane kuko agize connection y'uwo bashakanye, ufite ya mivumo na ya Karande itari nziza mu muryango we wabo, cyane cyane yaturutse mu gusenga ibigirwamana. Ibyaha byo mu muryango birimo kwicana, birimo gusambana, birimo kwiba, ariko cyane cyane icyaha gisiga amaraso. Ikindi cyaha gituma iyo Karande igira imbaraga, ibintu by'imihango yo kuraguza no guterekera no kubandwa. Mu miryango y'Abanyafurika cyangwa y'Abanyarwanda mu bisekuru nta muryango utarabikoze pe, kagira ngo abazungu ntibabikora, nabo barabikora. Za Halloween ni iki?
n'ubu baracyayizihiza njya mbona n'abandi bantu binaba bipostinga ngo happy Halloween harushyize ku rubuga nahise mukura ngo happy Halloween nuko batabizi nyine umuntu araterura akarundaho ikintu akenshi biterwa no kutamenya no kudasobanukirwa no kwivanga ibyo bita se ngo za kanivo kanivo aho ni minsi noneho nabibonye hari babigirira iminsi hari ibindi nabonye hano ejo bundi nabonye hano barimo basobanura ngo nabibonye muri video kuri channel imwe ntashaka kuvuga abantu bavuga ngo icyabo ni uguhura gusa ntibabaziranye ngo bakarya bakanywa bagakora ibyaha ubundi bagasambana cyane rwose yego bamaze kwisobanukirwa ngo kandi umusore ntago abaza umukobwa ibyo wemera ko hari ibindi bihugu bakora uwo muco wo guterekera abantu bahura bakarya bakanywa umuntu akaryamana n'umugore utaruwe kandi ntibikibazo ntibibe ikibazo ni umuco icyumva no guterekerera abadayimoni baze nk'uwo mukobwa uvuze ibyo bintu ati twebwe tuhora tutaziranye intego yacu no kurya kunywa no gusambana ngaho arahindutse arakijijwe hari n'umuntu n'umunyarwanda nabonye twakoranye ikiganiro ahantu hamwe nakoraga yarabivuze ko yagiyemo arahari w'umunyasobanura n'ibindi bigirwamana utanazi agapfa gukurikira atazi biri inyuma n'imyuka ari gukurura niyo tuvuga umunsi w'umuganura tusho tuvuga buriya buri gihugu kigira umuco wacyo utuma cyitwa igihugu yego kandi uwo muco kabari ujya mu mategeko kwemerwa none n'ibindi byinshi nashaka kuvuga n'iminsi banakora noneho yo gusambana bakarya bakanywa kandi kirazira ntabwo usambana n'umugore usambana n'ubonye aho ngaho urumva icyo kintu baba bakora kandi ugasanga ibyo bintu bavuze ngo muzibukire ibindi bya ariko muzibukire gusambana ariko abantu bakagira gute bakabikora ati tugasambana n'uwo tutanaziranye ko twahuye gusa ngo bakarya show ariko iba izaba show inganye ntakundi urumva niyo myuka bya bintu uvanye kuriya muntu icya gatatu tugiye kugira ngo ubyumve iyo connection iyo ugize amahirwe wiconnecta n'umukobwa uvuye muri Karande nziza cyangwa kwikonekta n'umuhungu uvuye muri Karande nziza kuko ibyiza burya bikunze kunesha ibibi amen none se ko bajya bavuga ngo ihene nziza ntawe izirika w'imbi ni umugani wo kugorana ariko uzizikanye zombi icyambere biterwa no kuziri buze kurisha yego ubundi ugomba kuba uzi ko ihene imwica indi gaca yayindika impamvu bacura mugani ni ukubera ko hari ukuntu ubundi ibintu byose biganisha mu gusenya umuntu biraburiya biroroha bifite ukuntu bikurura yego biratira ukabona ni byiza bifite ukuntu bikurura bifite ukuntu bikurura nawe ukagenda ukurikiye ka kaburiyandi uzareba umuntu watangiye kunywa inzoga yigana atangira imururira akaba yasoma akaveri gato gasharira ariko wundi nicyo kibazo wundi hari ahagera noneho akumva atakabonye nta bitotsi bihari kandi urya muntu utangira kunywa gahoro gahoro azinywa kuruta bazitangiye none urumva rero iyo uhuye n'uwo muntu agira uruhare ikintu kitugora ni uko ubwo umuntu atareka ibintu wabiretse ati no atigenza uko mbayeho ukanze ntakavuyo ntukanyinjirire mu buzima kubera iki ni Karande yaje aho ngaho gatatu kugira ngo bisohokemo ni ukugira connection y'umuntu w'umunyamugisha cyane wamenye kubohoka sinukunyumva buriya umuntu w'umunyamugisha wamenye kubohoka kandi wanabohotse yego n'ubundi ntabwo wabohora nawe utaribohora hari n'igihe gihe nyishiraga mbivuga nibi ngibi murabwira ati genda uba nabohora ati ngwino nkubohora kwese arambohora arabohotse wahagera akabara gusambanyije nigeze kubivuga umuntu arandakarira tabaze ni gute unyigisha ngo nuba ku rugo rwarakunaniye undi yandika muri commentaire none se abapadiri ngo bigisha ingo barashatse abantu bahuza amasaka n'ibintu bidahura abantu bahuza amaganga n'amata n'ibintu bidahura padiri yasezeranye kudashaka wewe warashatse urakugora urarureka urambye inama irutiyo wagaye kubera iki ufite Karande yo gusenya urugo urambwira ngo ningubake please akakora biganza byiki kandi byarakunaniye kuke muri wabo ukibona atanyumva Karande mbe cyane umuntu ananiye gucuruza yarahe mu giduka riranitse ibikarito ngo ngire inama kuri business ibikarito baramutereje cyamunara tujye twumviza imbaraga zo kumenya mushomba Karande ni hatari ntabwo abantu bayigenda abantu banayumva birakeneye ko umuntu akwiye kwidekonekta
rero iyo ugize amahirwe ugahura na wa mushumba ugahura na wa muntu w'Imana wabohotse nyirizina udafite ibindi bimwirukankaho, nawe agira ukuntu wikonekita ku masezerano twita third party. Yego, burya le pasteur, abapadiri n'abandi bantu b'Imana n'abandi bantu b'abanyamugisha, sinkwa gusanga abantu basenga mu rusengero, hari abandi bantu b'abanyamugisha. Yego, barahari. Reka ibi mbisubiremo nitonze, mbwire ntuza kurenza ya minota yacu. Yego, turabura. Wambwiye ngo sinkayivuge ngo babikiryoshye, ariko ngomba kubivuga. Ni ukuvuga ngo ikiba kiriho niki, burya connection ya business akenshi uyikura ku muntu. Hari umuntu ugukonekita burya. Ubu nibingibi bya kamera ukora n'amafoto ni link, hari link wabonye y'umuntu. Yego, rwose arahari, ndanamushimira cyane. Muri Karande ugomba kugira link, connection. Abantu barabyumva buri kintu cyose, noneho kuri ibi bintu ni link. Yego, kandi kuri uwo muntu ubikora neza kandi akakubera umugisha, kabone nubwo atakwereka ijana ku ijana, ariko afite uko aguhuza. Ubwo njye nari mbihuje wenda n'aka kazi umuntu abakora, kugira ngo umuntu abaho urugero, ni link agomba kuba abizi. Icyo ni icyambere, abikora kandi abifitemo uburambe, asanzwe abikora, kuko aguha link kavuga ati nimba namuhawe na kanaka, of course arabizi, ntago nirirwa nshidikanyaho. Ukabugiye mu kazi gutyo ukanagatangira, kandi ugasanga ntabwo ari wowe bizeye, ahubwo bizeye wa wundi wakuvuza, akavuga ati yego, nimba namuhawe na kanaka asanzwe adukorera ibintu byiza. Niyo mpamvu abadukurikiye ku bumwe bw'abera ministries mbifurije guhura n'abantu bazima, bagira connection, zibabohora iyo migozi. Amen. Kimwe nuko umuntu mubi nyine uwo nguwo bazi nawe aragukonekita ahantu habi nyine, aramutse avuze ati uriya nta kigenda, biba birangiye. Ntekereza ko abantu benshi imyuga bakora, yego, siyo bize mu ishuri. Buse je mu ishuri nagiyeyo nyuma. Ni ukuvuga ngo hariho umuntu Imana ikugenera uzaguhuza n'amasezerano. Yego, reka turebe urugero rwa Jonathan, umwana wa Sawuli, yari umwami Sawuli. Jonathan agomba gusimbura ingoma ye, ariko Jonathan aza kugira yerekwa asanga uwitwa Dawidi niwe uzasimbura se. Ngo arangije afata ibikoresho bye abihereza Dawidi kubera icyizere. Yego, amuha inkota, amuha imyambi, amuha ibintu byose. Bivuga ngo ibyari kwica Dawidi arabiterura abihereza Dawidi. Urumva Dawidi yari afite imbaraga zo kwica nde wabimuhaye. Aramukonekita, amubwira n'ibyenda kubera ati ntuze kurya uyu munsi barakwica. Rero iyo turi muri Karande dukeneye indi connection ya third party, umuntu wa gatatu utaraho mu muryango, utaraho washatse, utaraho wavutse, utari mu gihugu cyawe, ariko uhuza n'amasezerano yawe. Ibyo nibyo kabasha kubohoka. Uko nanjye mfite uwanzanye kuri YouTube. Yego, nubwo uyu munsi ushobora kuba namurusha views cyangwa murusha n'ibindi byose, ariko warambwiye ati ngwino ndebe, abandi barambona. Yego, ndashaka guha urugero. Dutangira morning blessings, twari kumwe rwose, ducuranga gitari, numva ari ibintu nashaka no kujyamo. Buri turashaka kumvisha abantu link, icyo bita ko the power of link. Iyo link kandi ishaka iyo connection, iyo ikaza isa nkije kurangiza ya Karande. Yego, kandi icyo twifuza kumwe bwabera ko babibona, umuntu uguhuza arangije. Ariyo mpamvu wa mwana ngewe hari aho ngera umva ndacecetse, kuko hari igihe umuntu atanga ibitambo yarangiza akabisukaho umwanda, ariko rero kuba ibitambo bye bishyizeho umwanda ntibisobanura ko atatambye. Burangiye muri karaktere zanjye ibyinshi, ubugome bwinshi unkorera ntabwo bukuraho icyiza wankoreye. Burangiye mvarida icyiza, ibi nkajugunya. Yego, inka kurya umuntu atonora avoka karya ikibuto hariya n'igisho kajuri hariya gatuso. Urumva irazamutse bigeze ahantu ya connection cani niyi uguhuza. Ni ukuvuga ngo biba bisaba ko haboneka undi muntu ushorewe n'umwuka w'Imana uzaguhuza na bya bintu bica ya Karande, y'ubukene, y'uburwayi n'ibindi byose, kuko wahuye n'urya muntu muzima. Noneho ibaze yuhuye n'umuntu mubi, nawe urabyumva. Umuntu wazanywe n'akanaka we yakoze iki? Ntibavuze ngo sinkeneye kumenya uwo uri wo, ubundi gihe nkeneye kumbwira uwo mugendana, kigahita ndefinisa uwo uri we. Ni iki kintu cya Karande.
ibyo mvuze nizo connection nuvuga ngo iyo umaze kubona ibyo byose bibaye abantu turabibaganije twavuze ejo bundi mu kiganiro cyo ku cyumweru ngira ngo ubyangu byemere karande ziriho kubuzihakana ntibuza kwiriho ukwivuga ngo ngibyo bavuga ngo bitambo ngo kwezwa ngo kuntandukanya ngo deliverance ngo amaraso ya Yesu rero kubaje ikibazo kimwe nshuti yanjye Yesu yatorokoye icyaha cy'inkomoko atujyana mu ijuru ariko ibi tuvuga n'ubuzima turimo yego kandi si gitangaza ko bari mu nsengero bagendana bwa burwayi ubwo nyine yari afite ubwo se yari afite sekuru yari afite uyu munsi arabugenda ubyumva arabyumva kandi abana bose barabugendana ubukene urabuza uzi ko washatse utinze iwanyu ntimushyingirwa ntimubyare murasenye mudasenye bigenda gute warinze urugo rwawe warinze ahazaza hawe washatse uko witandukanya ko duhari kuwa kabiri no kuwa kane kuri telefone tukagufasha gusenga Imana ikaguhuza n'abantu bazima kaguhuza n'umunyamahirwe ukorera dosiye uzi ko hari igihe umuntu ukorera dosiye wayidepoza ikemerwa yego akandi uyikora ukagira ngo ayitumyeho ashyizeho amazirano cyane ayo garame yeah sumva iyo niyo ngo cya connection urumva ukuntu ibintu bigoye n'umuntu mushobora kugendana ibintu byose muri bukore bikaba bibi ntiyagire ikintu narabibonye kuko nawe ntagire ikintu cy'umugisha acometse ku isoko yaruze barabwira isa batari ko hano turi turemwe mu uyu mudugudu abantu beza barebare amazu maremare abantu basa neza atari ko dufite ikibazo cyitwa amazi ari hano ararura inka yose yanyoye araramborora umugore yanyoye ndivamo umurimo imirimo iruma turapfuye turashize habwa ati nta kibazo mfite mwe munzanira ikibindi gishyashya bisobanura kiri gikoreshwa muzane n'umunyu mugende munyereke iki isoko ntabwo yagiye kumena mu mugezi yagiye kureba isoko abantu ntago basobanukirwa isoko yari isoko no kuvuga ngo aho bihera aha amazi kumuzi ni hehe racine principale ntago baba babyumva principal root ahantu nyine ava mu nyereke isoko aragenda amenamo ngo ntuzongere kurura kubera ko yamena mu nzira n'ubundi arura ni isoko irura ntabwo ari amazi rero bisaba kusenya karande n'ugukubita uhereye mu mizi nje ntabwo nyine no guca ku gisekuru ugiye ko ntago nahagera nakwitamo hagati yanjye na dadisi ndamusigana mu irangamuntu ndamusigana muri pasiporo ndamusigana nka papa kwizina hari kimivumo ye na karandezi zishobora kwata ku mwana wanjye ndakata ikiguzi cyose byansaba none se umuntu uwo mukasi ugiye ukatisha ni wawugura se nujya gusengera hari nabo bisaba kujya ku isambi wanyu yego bugiye haranushabwira ko ushaka wanantuma hari abantu ujya ni wanyu ku gisekuru kikura mu miyenzi bagushyizemo ko ari utuntu bashyiragamo bakamanika ku irembo rinamye umuntu wese bawukarira nagushize mu muvumo n'ukuntu uba mu bamanika ariko umuntu akaba muri Amerika ariko amanitse mu muvumo umuntu akaba muri Canada ariko yibera mu mazi agakora byaranze yarashatse urubyaro byaranze kumba amanitse mu muvumo m'imbere cyangwa se ari mu kigundu cy'insina aho ngaho za Nyaruteje ni hafi za Kansa aho ngaho muri ntuza nuvuga ngo nuwo mwuka umeze gutyo winjira ukarwanya wa muntu mwimbere muri bwa buryo uri murankurikira neza cyane urumva hari igihe bisaba ko ngenzi n'abantu bamwe bagize ati kaduhanagure ni sambi vema ariko ugara kwibaza nk'ibintu bine uwo muntu azarota zanzisha nkunda kuvuga buri gihe isambu yaragurishijwe ntimukihatuye ariko buri gihe nubwo utuye muri Australia mu Bufaransa muri Epfiriye hose utuye mu Rwanda hano i Kigali ariko ugasanga buri wibera mu inzu zose ziri mu isambu yiwanyu nuko umanitseyo senga Imana uveyo bakumanureyo ni guturota naho wagurishije uziko n'urota n'isambu itagiro yaragurishijwe baragiyemo nabandi isambu yaragurishijwe banayirangije ariko buri gihe uroto uri muhinga hatari ya spirit nyine yo baraguze ariko spirit igumamo kandi yabafata kuko impamvu itafashe niki nuko nta link bafitanye hoya ntabwo uri kunyo abayiguze ntaho bahuriye ariko we muragifitanye niyo mpamvu uhorayo umuntu anakugurira akakurusha imbaraga yaza no mu iduka warahombye wakaza agacuruza ko abadayimoni bamuriho ntibari kuri wowe ahubwo ufite abawe na cyagiye wakaza afite izindi mbaraga utazi uko zitwa
barya abantu baninjira abapfumu binjira bamenyemo n'amazi ariko burya nta banga riba ririmo ariko ibaza impamvu ntuheruke iwanyu ntugende iwanyu hari n'abandi badashobora no kugaruka mu Rwanda kubera ibyaha ariko uyu munsi barota bari hehe iriya kuko umanitse mu muvumo umanitse mu miyenzi umanitse mu marembo uri hafi kuri ka kagezi k'iwanyu kandi iwanyu babikoze bagira ngo bagufashe harabaroza bishyiramo niyo mpamvu rota ari kubaza nkubwire ngiye gusoza ibaze kurota uri muri mu itongo ry'iwanyu baze urota uhinga no ampulisi hatanakibaho wicaye ugatebe k'akanyarwanda wasutamye Imana iduhuze na link nzima n'umuntu w'umunyamugisha urakoze cyane Imana iguhe umugisha ndibwira ko ariko turahari kubafasha kandi hari uburyo bikemuka yego abantu barabaje nubwo tugiye gusoza yego barabaje wabyumvise njyewe ndabyumva rega urimo urabyumva ariko ndabizi cyane ariko ikibazo kugira ngo ubu n'ukuri ufite ubwene igihugu bwa Amerika aho wagiye guhinga muri Arizona aho wagiye guhinga muri Tennessee aho wagiye guhinga aho uterere muri za Meni aho wagiye kubukora imirimo hose muri za leta 50 ntabwo nazirangiza zose aho wagiye ukora jaride yo mu Bufaransa yo mu Bubiligi yo mu bihugu bya za Burayi zose muri Europe cyangwa muri Afrika no muri Kigali ukisanga igihe cyose uri umuvoma ukageza ikiwanya kariba ka kera wambaye ikibutura gicitse uwo muntu akeneye connection y'umuntu muzima wamubohora ibyo bintu yego mushamba nta muntu wibohora baramubohora yego reka ngushimire cyane wakoze